gukora subscribe kuri YouTube channel yanyu kugira ngo tujye tugenda ariko nawe wakoze subscribe. Reka dutangire. Mwite Kagarara cyangwa umwite Ashton Seymour. Ashton Seymour rero nyuma yuko agaragaye ku kinyamakuru gikomeye cyane hano mu Rwanda cyangwa YouTube channel ikomeye cyane hano mu Rwanda, atangaza ibyo bamuvuzeho cyangwa atangaza amagambo akomeye cyane yatangaje nyuma yuko bamuvuzeho amagambo. Zero warabibona iri mu mwanya barageze igihe ukafata umwanya ukareba abajyanama ni benshi. Mbonye nibyo ngibyo ni ibintu ariko noneho muri bose harimo abavuga bati Bukagarara nawe agiye gupfa. Icyo kintu ngiye navuze nti iki cyo ndagisigaranye. Kuki dutekereza nabi tugahita tugera ku rupfu? Ngiye none nahise niba ngiye buriya nyine abajyanama ni benshi batari ko witonda utaza gupfa. Ikintu cyo ntekereza ni kimwe, nuko aka kanya muri amasaha gutya amasaha nyine kwicaye hano gutya nge nawe. Yes, ubaruye abantu bamaze gupfa aka kanya yes nangano bafite ni benshi cyane. Ndeka kanya ariko jo ntabwo nzaba ndiho. Hari Kagarara, hari Ashton Seymour, hasaba hari undi muntu utari ngewe. Nzaba narapfuye kuko abambanjirije barapfuye, ni nge rero uriho. Nanjye nzapfa abandi nabo baze bandi. Bivuze ngo gupfa nyine mba numva nge nyine ari formula. Igihe cyane cyo gupfa nikigera nzapfa nyine ngende nitaba Imana. Nuko nicyo kubaho ntawe yagishije inama. Nakubwiye ngo Imana igiye gutabara umuntu, nta muntu igisha inama. No gupfa ninjya gupfa nta muntu izagisha inama. Niyanabaza mama. Ibaza ko ari umuntu yakunyujijemo ariko igutwara none ako kantu ibaza ko umubyeyi wawe nishobora kumubaza se umuntu yakunyujije muze kugira ngo be ku isi igutwara buce. Ntabwo mubwira ngo rero ngo Ashton Seymour ngiye kwa mwibitseho ngihangana. Ibaza nka mama we yimwereka ko uzaba uyu nguyu atarafasha. Yibimwereka Imana ikaba yamweretse iti 2026 umwana wawe ku isi bazaba bamuzi. Ushobora guhita asara cyane. Ariko ibyo ngibyo byo rwose ntekereza ko nta bindi bintu byo kubivugaho. Gusa icyo navuga nuko Imana irarenze. Amagambo abenshi bitaga abakozi b'Imana cyangwa abahanuzi b'iyi minsi bamuvugaho bati Kagarara agiye gupfa, Kagarara yitonde agiye gupfa akinyutse. Atangaje rero amagambo akomeye cyane, atangaje amagambo atari ukwishongora ndetse kandi atangaza amagambo y'abantu b'imfura. Ibi niko nabivuga, ni burya hari umuntu wamamara yarabikwiye, hari umuntu wamamara yarakwiye kwamamara, hari umuntu wamamara byari bikwiye ko yamamara. Ndi kubabwira ni hari umuntu wamamara rwose ukabona byari bikwiye rwose ko yamamara bitewe n'ubupfura bwe cyangwa n'uburyo yitwaye muri uko kwamamara kwiwe. Nyuma yuko rero bamuvuzeho byinshi, nyuma yuko bamuserereje ibintu byinshi bigiye bitandukanye, nyuma yuko bacuze inkota zo kumurwanya, ariko Imana igakomeza kumurinda ndetse no kumuhesha agaciro, ikamwongerera amafaranga, icyubahiro n'ibindi bigiye bitandukanye. Kagarara yaje atishongora avuga amagambo akomeye ati niteguye gupfa nk'uko namwe mubyiteguye, niteguye gupfa nk'abandi bose kuko ntago ndibuye sindi n'urutare ngo nzagumaho cyangwa ngo nzamuhora amagaze. Ariko ibyo kuvuga ngo nzapfa ibyo ndabirambiwe kuko ndabizi neza ko n'ubundi nzapfa. Ibi ngibi byamaje gutangazwa na Kagarara cyangwa Ashton Seymour wo mu Rwanda cyangwa Ashton wo mu Rwanda niko nabivuga. Akaba yamaze rero guhabwa icyubahiro gikomeye cyane, yamaze gusinya contract yo kwamamaza Chateau Le Malala n'andi mahoteli agiye atandukanye mu buryo butandukanye cyane. Ubu ngubu yamaze kuba icyamamare, yamaze kuba yaba umuntu wo kwifashisha, cyangwa izina Kagarara cyangwa Ashton Seymour ryamaze kuba brand nini cyane, brand ikomeye cyane, brand iri kwifashishwa n'amahoteli akomeye nka Chateau nk'iriya mu kwamamaza ibikorwa byabo no mu kwerekana uko hoteli zabo zimeze. Mbese ibintu byakomeje kuba byiza cyane ku rwego rwo hejuru, bitewe n'uko Kagarara Imana ikomeje kumuzamura mu ntera rwose, yerekana ko
ko disability atari inability. Disability is not inability. Ndagukunda cyane wakoze subscribe kuri wowe, niba uzi ko wigeze gukanda kuho byihorere, niba rero utarakandaho kandaho kugira ngo ukomeze kubona utuntu nk'utu twiza cyane, amakuru yizewe kandi amakuru aruhura imitima, amakuru meza cyane uzajya ubona munsi ku munsi. Like, share na comment ni ingenzi cyane. Niba wadukunze kora kuri like, si ibintu bivunanye, si ibintu bigoranye. Niba wadukunze utarakora subscribe, ukore subscribe, gusa ubanza making sure ko utigeze uyikora, ko iyo uyikoze kabiri uvuyeho. Ndabakunda cyane, amahoro y'Imana akomeze kuba namwe. Ciao ciao.